ariko Victor Gyökeres ibiganiro byagenze neza i Londres kuri uyu wa kabiri, amakuru atubwira ko rwose bari hafi ya total agreements. Hari agreements na total agreements, ni handi uvuga uti umuntu noneho arasinye birarangiye. Nk'ubu muri kano kanya witwa Marcus Rashford amaze gusinya FC Barcelona, ubwo nako nkavanzemo kugira ngo tuze kwinjiramo mu minota iri imbere. Ariko Samir Nadal mu buryo bwagutse tumaze kubona icyo umukinnyi ari cyo, tumufasha mu myaka 2 itambutse muri Sporting, tubonye ibintu yakoze byagatangaza. Tubonye ibyo yakoze mu kipe y'Igihugu ya Sweden, turamuzi mu by'ukuri we buri wese arabizi icyo uyu muvandimwe ashoboye muri kano kanya. Ariko reka dufate squad mu buryo bwagutse. Samir, uhereye ku izamu ry'umuvandimwe ariko nshaka izina muri Mind nkaribura David Raya. Ubu nari nshatse David Raya muri Mind nkaribura gushaka David. Ikibazo urakiza muri Mind nshaka umuzamu wa Arsenal. Ikibazo cyawe utekereza mu cyongereza ukavuga mu kinyarwanda. Mukangana kumwita kwizera Olivier. Chachishije David Raya ndaribura muri Mind yanjye. Uhereye kwa David Raya ukajya muri defense ya Arsenal mu buryo imeze muri kano kanya, ukinjira muri median n'abakinnyi bari mu by'ukuri bamaze kugurwa, ukinjira muri kote y'imbere. Akabazo mbere kubyinjiramo muri kano kanya kuri segonda nyuma ya Victor Gyökeres, Arsenal iruze cyangwa iraboramo elema zimwe na zimwe, iruze cyangwa iraboramo ibindi birungo kugira ngo ibe ya kipe uvuga ngo none izongera ihangare Madrid itsinde ho mandawe. Iruze ariko ntabwo isendere. Harabura ikimero kubyinjiramo gurikije kwibona wowe. Ntabwo nyuzwe n'uruhande rw'ibumoso rw'imbere. Ibumoso kwa ba Martinelli na Noni Madueke sindi convaincu. Wenda maybe baza hamwe n'igihe Noni Madueke ashobora guprovinga abantu long, kaba yabereka ko twamwibeshyaga wenda hari imitoreze runaka itarahuye, kuko tugiye kureba siwe mukinyi wabavuye muri equipe winjiye muri equipe ashidikanywaga akemeza. Nk'ubu iyo Arsenal iza ko yaraguzemo nka Rodrigo Gaos, kaba nongeremo Victor Gyökeres asanga Bukayo Saka, nakwiye kukubwira ko champion itinze gutangira. Ariko ruhande rw'ibumoso rwa Martinelli wirukanka yubitse umutwe, rwa Noni Madueke utazahagarara, utazijya agomba kwirukira, utazijya agomba gushotera. Leandro Trossard oya anciye combat ziripendwa ziripendwa rwose. ni rikura ibakira rikura rireba ntabwo bihura. Gusa nyine Arsenal harimo improvement ihagije. Ego nyezamu David Raya amaze kuba uwatsinzwe uwakoze clean sheet nyinshi seze 2-0. We nta muntu umushidikanya aho ntekereza ko no muri equipe ya Espagne mu gihe kiri imbere ashobora kuzafata n'umwanya ubanzamo, kuko nakomeza kuri ritime ariho ndabona mu gikombe cy'ise ashobora kuribanzamo. Kuri kabiri hari option zishoboka uri Antimba no musore Ben White. Nekereza ko nawe no mwaka ntabwo agaragaye, bivuze ngo ni umwanya we kugira ngo yerekane icyo yashobora. Defense n'urutari razwi, William Saliba na Gabriel Magalhaes. Abasimbura bari tayari, yaba Karafiori, yaba twavugaga Ben White, yaba umusimbura mwiza Jacob Kivior nta yigeze ajya. Rande rw'ibumoso Ricardo Karafiori, Lewis Kelly, bose n'abantu bashobora kuba bagenda baperimeta bahinduranya imyanya bitewe n'umutoza yise. Ariko mbona Lewis Kelly ari umwanya we kugira ngo yemeza abongereza ko bavumbuye Ashley Cole mushya, umukinnyi ushobora kuba yabatwara. Hagati mu kibuga umwanya nimero 6 turawudutaho kuko ni ibishya kandi imini mishya ari gitera amabavu. Thomas Partey yasaga nkaho amaze kwibagiza abafana ba Arsenal Alexander Song, kuko ntekereza ko mukaseri baherukaga uri complete wavango ni wa mukaseri wa nya utanga security kuri defense bamerukaga mu bihe byiza bya Alexander Song. Hari undi nibagiwe, undi wenda naba nibagiwe hagati aho ngaho abandi banyuzemo ba Francisco Kere ngo Matteo Flamini uvuge ngo ba nibukaga ngewe mukaseri ufatika mbere ko Thomas Partey aza Arsenal kwa Alexander Song muri bya bihe bye byanatumye agurwa n'ikipe ya FC Barcelona. Kugira ngo Arsenal itware cyangwa iterure, abantu bavuga batari ko Arsenal babura umuntu uterura nyine.
abajya guterura ubona ko bagiye ariko wabona ugifata ibyo guterura ukavuga uti se haraterurana bagera bagasigana ko byari igihe cyo guterura ukabona Arsenal birahombye biba bigenze bite yego Arsenal bishyiramo ingufu cyane cyane kuri uyu mugabo sporting director w'ikipe ya Arsenal mushya Andrea Berita umugabo w'umutaliyani umenyereho kuba usanzwe ari umugabo muri transfer ntajya ahusha yikundira bataka ntajya ahusha yagushatse arakubona haza ibintu byinshi bivugwa ko ngo Mikel Arteta ngo yavugaga ati giye mureke kungura rutahizamu wegeye imbere mu myaka ndashaka rutahizamu mukiri muto kandi ngo umubora ukura mu kibuga hagati ngo ukura inyuma ujyana bandi bati oya to Arsenal si wikeneye Arsenal ikeneye umuntu uburyamyemo hari uterekamo gusa byonyine impamvu zigenda zumvikana kugeza ubwo habayeho n'ibiganiro hagati y'ama equipe ngena ndavuga ko uyu musore yagerageje korohereza Arsenal muri transfer byose hari ibyo yemeye guhara birimo umushahara we yagomba guhabwa n'ikipe ya Sporting muri amezi yari asigaje hafi miliyoni 2 ayemera kuyakuraho asaba agent be ko bareka bakazivuganira ku ruhande aya mafaranga ntajye muri package yagomba kugenda muri transfer afite ukuntu azabagenza ku ruhande hafi miliyoni 7 z'amayero iyi transfer zivamo hasigara uruhande rw'ikipe ya Arsenal n'ikipe ya Sporting Lisbon byanarangiye kuri uyu munsi bumvikanye miliyoni 73,500 zigabanyije mu byiciro bibiri harimo miliyoni 63,500 zigomba kugenda kuri transfer nka signing on fee kuko niyo iki kipe ya Sporting ngomba gusigana no kugurisha n'umukinnyi ariko hari n'andi azaza bigendanye no kumukinnyi azitwara mu byitwa add-ons uyu musore azayakira ikipe ya Sporting izayakira bigendanye n'ibitware y'uyu musore icyo Sporting yagendaga irwana nacyo no kugenda ireba uburyo amafaranga azagenda ku add-ons ingingo zayo zakoroshywa ntizibe gusa ngo twatwaye Champions League ngo twatwaye championnat ari ingingo yo bashyiramo ngo umukinnyi atwaye Ballon d'Or ingingo wumva ko zigoye kandi amafaranga kunyanga zatahe ngagejeje ibitego 30 ukumva ni ibintu bigoye icyo kipe ashaka ko izo ngingo zigenda zoroshywa ku buryo bigaragara ko amafaranga miliyoni 10 wenda miliyoni 8 zizataha ibyo rero byose Arsenal byakomeje gusa nk'ibitinze no transfer finally birangira ibaye uyu musore ikindi kintu kigaragaza ko ari transfer bakora umukinnyi nawe yashyizemo imbaraga kugira ngo transfer ibe nawe wa mukinnyi ugenda ngo yiturize yicarire areke equipe ikomeze irwaye ibyo bintu mpaka ikoze agreement n'ikipe agiye guturukamo uyu ni umusore abanje kumenyesha ubuyobozi bw'ikipe ya Sporting ati byaba byiza mutagize undi muntu mutega amatwi muganire ikipe ya Arsenal gusa ko niyo niteguye kwinjira kuko nakwinjiramo yego urumva urwo ni urugamba rwa mbere urwaniye equipe ikindi yemera kugabanya amafaranga ye aravuga ati jewe n'aba agent banjye iby'amafaranga Arsenal zishyura ntago muzareba nge nzabimenyera kuyo nzahabwa ayemera no guhera miliyoni 2 sawa kimwe cyo babyemera ibyo bintu guhara miliyoni zayo byera amafaranga barasigaje tubona abakinnyi mwa gusoka mu equipe ngo ndacyafite kontranga bazampemba paka shizemo mbone kugenda uyu musore bigaragaza ko nawe imyaka 27 yari maze kwinjiramo yarabizi neza ko amahirwe atagiye ahabwa kenshi bavuga ko ino celebration yo gupfuka mu maso ay celebra bitewe nuko bashaka kweka ikipe ya Brighton Hove Albion umuyobozi wayo sporting director wamwimye ngamahirwe kugira ngo abashe kuba muri equipe ariko harimo akabazo Valenda Arsenal yaravuga ati niba Arsenal koko mukeneye ibitego tukaba dufite umuntu utsinda 60 ko mugenda biguru ntege ni make tutitaye biri ku mpapuro ni muha agaciro umukinnyi utsinda ibyo bitego muha agaciro uwo mukinnyi mwe murashaka umubona kuri make cyane murakabije yakubise amaso kuri za transfer z'aba Florian Wirtz areba transfer z'abakinnyi bakina basatira binje mu equipe yo muri Premier League aravuga atari kushaho ko mujya mukina ubu aba bakinnyi binji wabagirana na Victor Gyökeres ati nibishoboka ubwo rero kuri uyu musore navuga ko izo add-ons za miliyoni 10 bazigabanyije mu byiciro 4 icyambere imikino 20 nayigeze muri sezo muzakanda inyenyeri sezo ya kabiri imikino 20 nayigeze muzakanda akanyenyeri sezo baravuga bati nabona qualification ya Champions League muzakanda inyenyeri nakina imikino 40 total appearances across two seasons yego indi nyenyeri muzayikanda bizaba ari miliyoni 2.5 ni mu bikora mu inshuro enye birangire add-ons zibe zirarangira zishizemo
uyu mugabo araza kuba ahabwa ibihumbi 200 ku cyumweru umushahara, bivuze ko umwaka azajya atwara ikipe ya Arsenal miliyoni 10.4. biravugwa ko nako bihagaze ni amasezerano y'imyaka 5 kugeza muri 2030 kuri musore Victor Gyökeres. mu gihe Arsenal yashaka muri Adonis ati nitugitwara Premier League ebyiri n'ikiza leta ziza Champions League izindi ebyiri n'igice batwe Champions League afungamo ibyo by'imikino byari birimo, ariko uwo bavugaga imikino ngo 25 iyo bifuzaga ayiterekamo muri sezo ya mbere. Arsenal iragoranye pe akibaze nk'ibi bice kwe na za top barendazi ndamugarukiye jewe none se wowe umaze imyaka naganya agateke ntayitwara none ashaka uzayitwara natayitwaye se hombesha agiye satera agasanga yawushyize hejuru y'izamu cyangwa Manchester yabwiye Monaco natwara barondoro umuvandimwe Martial eshanu. ubwo ni Monaco yabwiye Manchester hoya Manchester yashyizeho karati twebwe izo reka dushyiremo arizo ikipe nyine igurisha ishyiramo nize kipe nigura kavuga ati natwe kadushyemo izi ngizi kugira ngo izo Adonis ntuzayaba ntabikora nta kibazo. Bashyiramo barondoro, bashyiramo za Champions League, bashyiramo ibitego, bashyiramo imikino. Ariko urumva ko icyatindije iyi transfer ni ubwumvikane bw'abagura bw'uri kugura yaragoranye nawe none ku rundi ruhande. Ubundi ugisanga uyu musore bishoka ko wamubona kuri miliyoni 70 dizo n'eshatu wagombaga guhita wishyura ibyo bagumu agent ngo akureho make. Ako buri isereri abafana ba Arsenal barwaye bavuga ngo habuzaho miliyoni 5 ngo umukinnyi yaze ugahita usinyisha amadoka mu gitondo. Arahabuze batariko twaziteranyije GoFund barazakata tuzishyireho umukinnyi yaze. Cyakora abasenga mutangire musengere umugabo witwa Arteta pe arageza kubunani koko nawe atadeliveringa byo biragoye. Ashaka uburyo yiranja wajyaga nukabona kayaje ari tayari n'agatuza yakoze umupira nabyo birashoboka. Ubwo amakuru akanavuga ko kimwe mu bintu cyatumye umusore akomeza gupushinga deal ya Arsenal harimo projet ya Mikel Arteta yego projet ya Mikel Arteta igeza haryoshye yego umukecuru uhishije cyane kuko kare twigeze kubikomozaho. Ni umwaka nuvuga ngo waba ubaye uwa 5 wa Mikel Arteta muri 2021 22 23 24 nta Premier League nta Champions League na FA Cup na Carabao Cup yikurikiranye 0 trophy. Muri buku mwaka ushize ku muyobozi wari ukuriye zino projet waje gusohoka yavugaga ko at least ni umwaka nyine ko batwara bari bongeye babakinye ba Declan Rice n'abandi biza kurangira bidakunze. Umwaka batekerezagamo ko ari bwo projet igomba kubitanza umusaruro nk'uko waruvuze uti icyo kurya gihiye ntibyagenda neza. Kuri uyu munsi wahuze utwereka ira list bongemo Zubimendi bateretsemo Madueke haje Norgard haje Victor Gyökeres muri defense washyizemo imbaraga. Ni umwaka Mikel Arteta reka nkubwire sinzi icyo abafana ba Arsenal batekereza ariko ubanza biramutse kukikubwira ariko bamugane batubwira icyo batekereza. Uratekereza iki? Umwaka wa 5 wa Mikel Arteta aramutse adatwaye yasoka gusa cyangwa yasokana n'ibiboko wenda gutwara byo ari kimwe ariko at least icyo umuntu ngo yakwishimira Arsenal bigendanye n'uyu mugabo ngenemo ndahiriza amanota cyane Birati. Arsenal iri mu isoko uburyo yagombaga kuriremamo niyo kintu cya mbere kinashimishije muri transfer ziwaye kuko niba ugiye muri Mediane ukavuga ati okay natakaje abakinnyi babiri profile ebyiri bigaragara ko ntakaje Thomas Partey yari umustata ntakaje umusimbura Jorginho nta mibare myinshi ndajya ku isoko nshaka umukinnyi mwiza ugomba kuza guhagara mu kibuga Zubimendi uri gukina mu kipe y'igihugu Espagne umukinnyi wakinaga umukinnyi yifuzwa n'amakipe atandukanye Bayern Munich Liverpool Real Madrid zaravuzwe zose ntibyakunze ko zimubona ndamutwaye mukuye ku isoko ndaza nshaka umukinnyi muri ligi usanzwe imenyereye ufite ya profile ya Jorginho
ni Christian Norgard amaze kuva Brentford yajya hariya umugabo yari ahari yakubitaga Premier League match zose yateraga nta kibazo bagafite ukamuterekamo icyo kibazo ukaba gikemuye cy'abamediateri watakaje ukindizamo abandi ukavuga uti maze iminsi ku isoko rya rutahizamu mvugwaho ariko singira icyo kora ukazana rutahizamu watsinze ibitego byinshi kuruta abandi bose bakira ku mugabane w'Uburayi ugatereka aho ngaho ukavuga ati maze iminsi ifite ikibazo cya Bukayo Saka nabeshya abantu nzana Sterling ngazamusimbura ntibyashoboka uyu munsi reka ngerageze nzane umukinnyi bigaragara ko akiri jeune ariko unatanga icyizere ariko afite n'imibare yakoze aho yarari none Madueke nubwo abantu bashatse gusanga bafatira kanu ariko mu ikipe ya Chelsea n'umukinnyi wakinnye umwaka ushize imikino itari mikeya kandi ari cyo yafashije nawe ku ruhande rwa Bukayo Saka hari icyo azunganira Bukayo Saka ahari cyangwa adahari cyangwa se bashaka kumuruhutsa icyo kikaba ikindi ugurumva ko Arsenal kwiyubaka ko yibukaga hahantu igenda irwaye cyangwa se ikeneye imbaraga ku isoko uyu munsi uravuga ngo ntabwo Arsenal irashirayo haravuga umukinnyi Eze cyangwa se Rodri ariko hari akamahirwe menshi ni Rodri ni Eze ibya Rodri nako basa nk'abagenda bisohokamo ni umukinnyi ushaka kuzana igisubizo cyo gukina ku ruhande rw'ibumoso kimwe na Madueke ariko anatanga ibisubizo mu gihe kapiteni adahari Martin Odegaard urumva ko imigwi ya Arsenal at least uyu munsi ni imiguri ishingiye kuho Arsenal yari irwaye nawe rikeneye ibisubizo icyo kiba ari cyiza wenda umukozi wa Arsenal uyu munsi aravuga ngo nibidakunda wenda nzareba ibindi bibazo bizatangira na sezo ariko sintangiranye ikibazo sezo hari ibibazo bizagati muri sezo ibyo byandi ndavuga jya umutoza ushobora kuza kivangira ukana ko yivangiye ibibazo by'imvune bishobora kuza bikabaho n'ibindi byinshi bitandukanye kufunga kawubura ashobora kufunga kawubura akaza agahinduka flop ariko at least ku isoko wakuye ibisubizo byagaragaraga kandi icyo kibazo rufite bije gukemura cya kibazo Arsenal nava ko ariko irimo gusubiza ibibazo byayo uzanye umuntu nka Muskera kwisi bavuga ngo umunsi Saliba bagize ikibazo hazamo akantu ko guhengeka kwirwanaho kiyora akaza kiyora tumuzi ko aba ari mwiza bari umusimbura Magahereje bigasa ko Magahereje na Kiyora umwe bipanga agashaka kujya gukina kwa Saliba ariko uyu munsi uzanye umusimbura we wenda ejo bundi ukanavuga ati ari Real Madrid nawe amenya yatwara akora ati kaniyongeza bira Musaliba ukabibara akabara aho ngaho ariko Arsenal cyo navuga kuri izi transfer zayo ikoze cya kintu umufana wayo yategereje ku isoko ibindi bisigaye n'iby'Imana itanga ikavuga ati mbagiriye impuhwe yari imyaka myinshi ariko namwe mwanyeretse ubushake burya ngari Imana isaba Kristo gutera intambwe imwe 99 kazipanga abakristo shyiraho ya foto emi kuba turi kuri YouTube turebe batubwire nawe baduhe igitekerezo Arsenal ihagaze gutya mu kibuga inenge zayo zaba ziri uko irimo iratwereka ko byibura mu bakinnyi bari basanzwe bakina bishoboka ko ishobora kuzaba ifitemo abakinnyi batatu bashya mu bakinnyi basanzwe bakina Madueke Gyökeres na Zubimendi iratwereka ko mu izamu hazaba harimo David Raya arasanzwe axe central harimo Gabriel Magalhaes na William Saliba barasanzwe uruhande rw'iburyo ruriho Timber rw'ibumoso ruriho Lewis Kelly baramenyerewe barasanzwe nabo mu kibuga hagati harimo Zubimendi ni mushya Odegaard na Declan Rice abo barasanzwe uruhande rw'iburyo ruriho Bukayo no umusangwa atake hariho Gyökeres ni mushya ibumoso hari Madueke nawe ni mushya cyangwa se Martinelli icyo reka wenda ndeke kujya mu ko mbitekereza giyewe ihagaze gutya umutoza afite urwitwazo cyangwa zirirwaza urwitwazo ruhari ku ruhande zakwirwaza se Madueke yuko yako aje muri profile nk'umusimbura kuko niwe main position ye ku mwanya wa Bukayo Saka kuko bivuga ku isoko hari igitekerezo cyo kugura undi mukinnyi byaba ari sawa ariko ntekereza ko Madueke uyu munsi uko avuye kwa Chelsea atari umukino wo kuza kwicaza abasanze ko ruhande ni competition agiye kuza cyarimo imbaraga ariko ndacyabona hagati ya Trossard cyangwa Martinelli baracyamurya intambwe imbere umwe muri bagiye kwa ruhande byaba ari sawa kurushaho ngiye niko mbibona Madueke tukamutegereza ku minota 75 cyangwa 65 Bukayo Saka ajya kuruhuka nk'abandi bose hariya ni nge hari ukundi mbona kuri musore Nuno Madueke mbona hari ikintu yazanye muri Arsenal navuga ko yabuze muri abo bagabo babiri mutekereza Ben kuko uyu ni umugabo
abo bita aba left footed afite imoso yandi nakubwira ngo ityaye kurusha indyankwe. Ikindi njye mbona muri Nuno Madueke yaba azanye muri ekipi ya Arsenal ni umugabo ku kintu cyitwa 1-on-1 kandi kiba gikenewe ku mukinnyi ukina mu mpande, that's one. Two, unasatira nyine urebe cyangwa umuntu agerageje kugenda yibuka wenda ama-action y'umusore Nuno Madueke muri Chelsea 1-on-1 si kenshi ataganya iyo duel.